turabaramukije kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Fabu TV. Mu isi y'ikoranabuhanga, mu isi y'ubushakashatsi, mu isi y'iterambere, mu isi y'imyidagaduro, turaje rero kugira ngo tukubwire twihuse abaperezida bayoboye u Rwanda, bategekeye cyangwa se bayoboye u Rwanda, byagiye bibaranga kugeza na none. Dore abaperezida bayoboye u Rwanda, igihe bayoboye, aho bavukiye, n'ibibaranga mu magambo make. Iyi ni Fabu TV nk'ibisanzwe. Wowe ukigera hano rero, ndagira ngo nkubwire ngo ubanze ukande subscribe, niba utarayikanze ukande no kukazogera, kugira ngo ujye ubona ibiganiro n'inkuru zacu zikugerereho ku gihe. Wowe rero uryohe ushobora kutwandikira muri komenti ukatubwira uburyo ki wumvishije izi nkuru zacu, ibi biganiro bicukumbuye. Dusanzwe rero tumenyereye ko abaperezida bazwi bategetse u Rwanda cyangwa bayoboye u Rwanda, dukunze kumenya aba bayobozi batatu, ariko hari abandi bagiye bategeka u Rwanda mu gihe cy'inzibacyuho, aho turaza kuba twababona tubatondekanye bose hamwe n'abaperezida bayoboye u Rwanda ku buryo buzwi. Usanga ari abaperezida batandatu cyangwa se abategetse u Rwanda batandatu. Turaje rero kugira ngo tubakubwire mu buryo burambuye. Karibu rero. Uwo twaheraho twakubwira harimo Dominique Mbonyumutwa. Dominique Mbonyumutwa rero igihe yayoboye u Rwanda kuri cyangwa se yagiye ku butegetsi tariki ya 28 Mutarama kugeza ku ya 26 Ukwakira 1961, aho rero yavukiye. Uyu Mbonyumutwa yavukiye ahitwa Ndiza mu karere ka Muhanga. Dore ibyagiye bimuranga cyangwa se ibyamuranze mu magambo makeya. Yayoboye u Rwanda nk'umukuru, yayoboye u Rwanda nk'umukuru w'inzibacyuho nyuma y'ihirikwa ry'ingoma ya cyami. Uko rero niko yaje kuba ategeka cyangwa ayobora u Rwanda muri uriya mwaka w'1961. Uwa kabiri rero waje kuba ayobora u Rwanda harimo Gregory Kayibanda, ariwe waje kuba amenyekana ku cyo dukunze kwita ku ngoma ya mbere. Gregory rero Kayibanda yayoboye u Rwanda ni ku itariki 26 Ukwakira 1961, aza kuva ku ngoma ku itariki 5 Nyakanga 1973. Uyu ngubu Gregory Kayibanda rero yavukiye ahitwa Tare mu karere ka Kamonyi. Uyu Gregory Kayibanda rero wategetse u Rwanda iriya myaka rero, dore ibyagiye bimuranga ku ngoma ye cyangwa se ku butegetsi bwiwe. Yabaye perezida wa mbere w'u Rwanda rwigenga, akaba n'uwashinze ishyaka ryizwi nka MDR Parme Ukutu. Tunyarutse cyangwa se dukomeje rero ku mu perezida wa gatatu, ariwe witwa Juvenal Habyarimana. Uyu rero Juvenal Habyarimana yategetse cyangwa yayoboye u Rwanda guhera tariki ya 5 Nyakanga 1973, aza kuva ku ngoma ku itariki 6 Mata 1994. Aho yavukiye rero uyu Juvenal Habyarimana yavukiye muri Gisiza mu karere ka Rubavu. Byagiye bimuranga rero, yayoboye u Rwanda mu gihe cyangwa se yayoboye igihugu igihe kirekire, azwi cyane cyane mu ishyaka. Rero uyu Juvenal Habyarimana
yamenyekanye cyangwa se yarazwi ku ishyaka ko washinze ishyaka rya MD cyangwa se MRND. Ubutegetsi bwe rero bwagiye burangwamo impungenge za politike kugeza muri jenoside yakorewe abatutsi Mata 1994. Rero ni perezida waje kugira ubutegetsi butari bwiza, aho yaje kuba ubutegetsi bwe butumbagira bugera kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Wahise ajya ku butegetsi nyuma y'uko uyu Juvenal Habyarimana aza kwitaba Imana cyangwa se aza gupfa. Theodore Sindikubwabo yahise ajyaho mu gihe cy'inzibacyuho, yagiyeho mu 1994 ku itariki 10 yagiyeho ku itariki 8 Mata 94, aza kuvaho ku itariki 19 Nyakanga 1994 mu gihe cy'inzibacyuho. Aho rero uyu yavukiye Sindikubwabo yavukiye rero muri Butare. Uyu we yaje kuba arangwa yaje kuba ayobora mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi 94, ndetse ashinjwa nk'uwagize uruhare rukomeye muri iyi jenoside, aho inkiko zagiye zibihamya uko twagiye tubibona. Uyu muntu wahise ajyaho rero ni Pasiteri Bizimungu. Uyu Pasiteri Bizimungu igihe yayoboye u Rwanda ni ku itariki ya 19 Nyakanga 1994, aza kuva ku ngoma kuri 23 Werurwe 2000. Uyu nguyu Bizimungu rero yavukiye ahitwa Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ibyagiye bimuranga rero, yabaye perezida nyuma ya jenoside agerageza gusana igihugu, ariko yaje kwegura inyuma y'ibibazo bijyanye na politike y'icyo gihe. Tunyarukiye ku perezida wa gatandatu ariwe uzwi, ariwe w'ubu ariwe mu perezida wagiye wamamara, ni perezida Paul Kagame. Uyu rero perezida Paul Kagame igihe yayoboye u Rwanda, nibyo twababwiraga rero. Uyu perezida Paul Kagame yagiye ku butegetsi cyangwa se ku buyobozi tariki ya 24 Werurwe mu mwaka w'2000. Kugeza ubu ngubu rero akaba ari we uyoboye igihugu cy'u Rwanda. Aho yavukiye rero ni Tambwe mu cyahoze ari intara ya Gitarama. Ibyagiye bimuranga rero, yabaye ku isonga mu gusana igihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 94, haranira rero iterambere ry'ubukungu n'ubumwe bw'abanyarwanda. Uyu ni perezida rero wategetse u Rwanda kugeza ubu ngubu, aho amaze imyaka isaga 24 mu buryo rwose bumeze neza cyane. Ubu ngubu rero ni perezida ushimwa n'abanyagihugu cyangwa se ushimwa n'isi yose ukurikije aho yagejeje igihugu. Ibyo rero nibyo twabakusanyirije rero ubu
niba ushaka kumenya byinshi birambuye kuri buri mu perezida umwe, ushobora kutwandikira muri komenti. Niba hari ikibazo wagize cyangwa se ibyo utasobanukiwe neza, ushobora kutwandikira muri komenti ukatubaza uburyo bintu byifashe. Tukwibutsa rero ko iyi ari Babu TV nk'ibisanzwe. Rero niba utakanze subscribe, banza ukande subscribe, ukore no kukazogera, ukande like niba byagushimishije. Ikindi kandi ntiwibagirwe gukora comment y'iki kiganiro kugira ngo tubashe kumenya ibyo twakugejejeho, cyangwa se aho twagusobanuriye n'usobanukirwe tuzagukorere ubundi bushakashatsi burambuye cyangwa se bwimitse kuri aya makuru agiye atandukanye. Turabakunda cyane rero na Babu TV. Imana ikomeze kubarinda. Mwebwe mutameze neza turabakomeza tubabwira ngo uko mubona bimeze ntago ariko bizahora. Wowe bitameze neza turakubwira ngo komera, kuko ejo uzakomera, cyangwa se ejo uzahindurirwa amateka bitewe n'uburyo wahagaze muri ibi. Turabakunda cyane.